na input aza kuzana mu ikipe ya Rayon Sport. Kameni ubundi umuntu uri gukuriza deals z'aba bakinnyi ni directeur technique wa Rayon Sport. Banamushimire cyane kubera yuko arimo arabashakira abakinnyi mu by'ukuri bafite amaprofile kandi bato, kandi akabashakira abakinnyi navuga yuko mu by'ukuri banafite urwego rutari rubi ngereranyije n'uko ikipe financial ihagaze mu buryo bwa mikoro. Ikintu rero cyabaye niki, muribuka ya visite nakoze kuri office ya Rayon Sport, muribuka yuko nabwiye yuko ubuyobozi bwa Rayon Sport mu gihe twarimo tuganira, directeur technique yabwiye hari ingingo yuko agiye kuri call kuvugana n'abantu bari kumufasha kubona ubutahizamu kuva muri Cameroon. Ibyo bintu terike uko mbivuze niko twanabivuze icyo gihe. Ndavuga nti sinzi niba bazamubona cyangwa niba batazamubona. Ariko uyu mukinnyi abantu bamurangiye Rayon Sport ni nabo bayihaye Charles, uyu mu defenseur, kuko bari muri agence imwe, nango abareberera inyungu zabo ni bamwe. So hari ukuvuga ngo rero umukinnyi yaje mu defenseur, tubona ni sawa. Agence twakomeza kuvugana ku mwataka, biduha icyizere none ko nawe yaba ari umwataka mwiza. So iyo nyuze muri profile ye n'ibintu yagiye agerageza gutwara, akizamuka ikipe ya Inuyo Twarga niyo yamufashe, hanyuma imugurisha muri FUS Rabat. FUS iyi ni ikipe igizwe n'amafinali ya Champions League yakinnye na Mangwende. Mangwende yakinnye muri FUS cyangwa muri FAR? Yakinnye muri FAR. FUS Rabat rero ni indi kipe yo muri Maroc ikunda guhangana na FAR Rabat. Uyu mukinnyi ntabwo byamukundiye muri FUS, hanyuma aza gutizwa mu ikipe mu cyiciro cya kabiri muri Sweden. Aza kuyivamo ajya muri Kazakhstan mu ikipe yitwa FC Kayseri. Ayivamo ajya muri Leta Zumwe z'Abara mu ikipe ya Sharjah. Iyi kipe Sharjah FC ni ikipe ikomeye cyane, ni nayo yatwariyemo icyo bita Champions League ya Asia, ariko y'amakipe navuga ya kabiri. Let's call it ni nka kuri Burayi bagira ngo Champions League, Europa League, Conference League. Siyo Champions League nkuru ya Asia. Ntabwo ari iri gitwarwa na Al Hilal yo muri Saudi Arabia, ariko ni nka kategori ya kabiri ya Champions League ariko ya Asia. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ntiyabanzagamo yego, ariko yabashije kugeza ikirenge mu ikipe yo kuri niveau nk'iyo ngiyo. Nyuma rero akaba ari muri no kipe ya Cor Fakan. Uyu musore agence yatekerezaga kongera kumugarura muri Maghreb, ngo bashakaga no kumubonera ikipe, ariko Dylan directeur muri Rayon Sport yababwiye ibintu ngo bitatu byatumye bumva uyu mushinga wo kuzana umukinnyi wabo i Kigali ushoboka. Ikintu cya mbere yarababwiye ati ndabizeza kino kintu, umukinnyi wanyu niba koko muzi ko ari mwiza azakina, twe nta kibazo dufite cyo kumuha umwanya. Abantu bati umukinnyi aracyari umukinnyi abantu bagerageza bagashakira urwego rwisumbuyeho rwo gukinaho, ejo n'ejo bundi tukazabona uburyo twamugurisha. Icyo ni icyambere. Kuba playing time ishoboka, ku mwanya wo gukina ushoboka, icyo ni ikintu cyiza cyabanyuze. Baravuga bati iki cyaba ari ikintu cyiza rwose, twemeye ko aza mu Rwanda byaba ari sawa. Icya kabiri, urumva baravuga bati ku myaka ya 25 ntarakura byo kuvuga ngo akwiye guhora azerera ava muri ekipe yajya mu yindi. Wagiye ubyumva umwana w'imyaka 25 niba kinye makipe agera kuri 7, urumva nawe bavuga ngo arasharashara cyane, niyo sezo aba ari ahantu, yindi akaba ari ahandi, yindi akaba ari ahandi. Arababwira ati kandi naza akaba umukinnyi mwiza wenda ntanagurwe, turashaka kubaka ikipe ikomeye, ikipe yacu ikina imikino nyafurika n'ubu turi muri Confederation, azase turinga i Kigali
tuzamumenya mu buryo bw'imishahara, tuzamumenya nitubona yakoze ibintu neza muri Rokritoma muri ubutaha, tuzatuma nyine umukinnyi wanyu byibura agira stability, agira ahantu nawe yenjoying umupira, avuga ati natakiri ikipe mbanzamo dukina imikino nyafurika, twara wenda shampiyona cyangwa se ibikombe cy'amahoro mu gihugu, ndahantu ndatuje byibura ndi kubaka ubuzima, apana kuva Maroc, Kazakhstan, leta z'umwe z'Abarabu, Swede, Denmark, nyine kudatuza kwa urabwira ati ntibigeze ko mwamuha umwanya akaza agahabwa umwanya wo gukina agatuza kubaka ikintu, nagurwa azagurwa none agiye ahantu bamubonye bifatika agiye gukina, cyangwa se nanaguma hano nabwo ntimugire impungenge ya statique ipe yacu, si ikipe iri aho nyine y'agafu k'imvugo rimwe. Barayisuye nyine Rayon Sport nta muntu utayizi, baravuga ati nyamara ntabwo ari bibi. Icya gatatu, Rayon Sport yiteguye bikomeye cyane byo ku rwego rwo hejuru cyane gufasha uyu mukinnyi kuba umukinnyi mwiza. Baberetse abandi bakinnyi bazanye, bavuga ati dore abakinnyi bandi twaguze nivo bariho, bagenda babereka kuko bari bafite Charles wo muri agence yabo, ubwo urumva byari byoroshye kumukontakta bakamaza batariko Charles wowe uri aho ngaho wahageze mbere, abo bantu batwa bajigwiba batubwira ngo bapasa ni bakinnyi iki. So uko biri kose message agomba ko arahaye message nziza ko rero yazanye abakinnyi meilleur joueur mu zindi championnat, yego uyu Jigiba bamuzanye ari meilleur joueur muri championnat ya Mali, bagenda babona nyamara ya kipe ishaka kuba serie niba iri kugenda ishaka best of the best. So umushinga wa Rayon ndebo kambe babwira nabwe n'umushinga wa Rayon nyamara bari bawurimo, bawurimo nge directeur kuruna mubonye gato rero kwizigira nsoza. Uyu mukinnyi afite taye mavuga ngo sugira ni muremure, afite metero imwe na santimetero 90, musigeho nta byasho ni muremure pe 97 rimwe na 97 arabara gatatu. Nahoza nkana na wasara kambwe ati umupira wose wo mu kirere, ati ndimo ndasengera umuntu yitwa Yunusu n'umuntu yitwa Maduzo, ati baro mu kirere, ati nimo guhangana n'ijuru. Reka mubwire ikibazo wasira, ati bazajya bahindura cross, ati nugutegaho umutwe gusa gahita bimunda. Mubwire ikibazo wasira, namwe tuzi ukuntu Crouch atsindaga muri Liverpool cye. Uzi ikibazo wasira ikibazo afite, abakinnyi bose yahayipinze baraflopinze. Ako niko kaje. Ejo twahoze tubimubwira. Ndaje mbabwira kubera ko uyu mukinnyi bazanye Junior, ariko ba Junior baraza baranabafite mu ikipe ya Rayon Sport, ba Junior barabafite kabisa, so jya tubatandukaniriza mu mazina y'ibihugu. Uyu Junior bazanye umenya ari nacyo kwizigira agiye kuvuga, jewe nagiye nshakisha vuba hano imikino yakinnye n'uburyo yagiye yitwara, sanga Junior mu mikino nibura ufashe nka 20 irengaho yakinyemo imikino 7 mu mikino 26 yakinnye yabonyemo ibitego 7, yatsinzemo ibitego 7. Ahubwo ngewe unajyamo nkavuga ni keretse ni Rayon Sport muri ya projet babwiye Rugaju ari ukuzana abakinnyi ukabahereza amasezerano meza arimo na clause, nawe in case yaza kururansa career ye hana kizitwara neza ukazunguka, bakazabaha umwanya wo kubihanganira, kuko abakinnyi benshi Rayon Sport iri kuzana urajya kurogasanga nibyo yaciye ahantu heza, ariko wajya kureba muri current form ugasanga ntabwo yari mwiza, ntabwo yaheruka gukina. Ikipe ya Rayon Sport uyu nuko Rugaju yabivugaga, Junior ntabwo bagerageje kumukontakta mbere igihe wajyaga muri kuganira nabo, ariko ntabwo agence yari yiteguye kubanza kumuha Rayon Sport. Namenye ko Rayon Sport nanyibutse mu agent uri murakorana na Rayon Sport muri azazana abakinnyi w'umunyarwanda w'umurundi ejo bundi ubari muri Ghana bazanye Charles Chiplau, niwe bazanye abakinnyi benshi cyane muri Rayon Sport. Ni twabonye ari kumwe na Charles, ikipe y'umurundi wirabura baramutubwira mu kanya. Nuhwango Rayon Sport yashakaga rutayizamu, agents wabo barimo barakorana yari yababwiye ko yaramagizaga abakinnyi mu bihugu bitatu, harimo Cameroon, harimo Mali ndetse n'igihugu cya Benin. Hari umukinnyi witwa Blaise w'umunyabene bari baramaze kumvikana byose,
niwe wagomba kuza niyo ari nimero ya mbere, niwe ari nimero ya mbere wari kuza kuba rutahizamu mu ikipe ya Rayon Sport. Oya niwe waramaze kuganirizwa, agent baramaze kuvugana byose byari byararangiye. Noneho mu gihe bari bategereje ko uyu mukinnyi Blaise ari buze gutangazwa akaba ari buzaba rutahizamu wa Rayon Sport, ejo agent baramuhamagaye saa 4:30 aramubwira ati diro twakurikiranye mbere ya Junior yitwa Lionel, merci yitwa Lionel agent Lionel we yaragiye kubazanira witwa Blaise, byaranarangiye no kuvugana n'amafaranga azahembwa n'amasezerano. Ejo baramuhamagara saa 4:30 baramubwira ati byihorere uwo bita Junior twara contact mbere bemeye kumuduha. Nuvuga ngo agence ye yari kimushakira andi ma equipe hirya no hino, ariko biza kurangira bemeje ko uyu Junior ari ugomba kuza ku munsi w'ejo. Navuga ko cyo nashaka kuvuga no ko ari deal yakunze ku munsi w'ejo, ariko yari yaraganiriyeho mbere y'igihe. Junior ariko yishimiye kuza muri Murere. Mu bakinnyi bose Rayon Sport yeruka gusinyisha mu minsi ya vuba, niwe muntu nimugoroba akimara gutangazwa yagiye kuri Instagram ye yitwa kameni.juni, niko yitwa kameni_juni kuri Instagram. Aravuga ati good evening dear family, it is with immense pleasure that I announce my signing with Rayon Sports of Rwanda, a great club with a rich history and incredibly passionate fans. Rugaje kutajya mu ngamba neza ujye semu. Sorry. Twagiye ntacyo tumanuke. Good evening dear family, muraho neza muryango wanje. It is with immense pleasure that I announce, ibyishimo biranyuzuye byo kubatangariza ko nasinyanye na Rayon Sport yo mu Rwanda, a great club, ikipe nziza cyane with a rich history ifite amateka akomeye cyane and incredibly passionate fans, ikagira n'abafana b'igitangaza. I would like to thank the club president, ndashaka gushimira perezida w'ikipe ya Rayon Sport, my management agents, agence ireberera inyungu zanjye, the technical staff for confidence, ndetse n'abatoza ba Rayon Sport ku cyizere bambonyemo, and the sport director who explained the club's project and vision to me, ndetse na directeur sportif wa Rayon Sport wansobanuriye neza umushinga ndetse n'icyerekezo bari kwerekezamo ikipe ya Rayon Sport. Dear Rayon Sports FC supporters, bafana ba Rayon Sport FC, thank you for all your messages of welcome and love. Ndabashimira kuri message z'imikaze ndetse n'urukundo mwanyeretse. I can feel your true love and passion for football. Ndimo ndumva urukundo munkunda ndetse n'urwo mukunda umupira. My teammates and I, njyewe na bagenzi banjye tuzakinana, will give our all with your support to make you proud, tuzatanga ibyacu byose kugira ngo tubaheshe ishema and contribute to writing the club's history, ndetse dukomeze kugenda twandika amateka akomeye y'ikipe ya Rayon Sport. We are counting on you, tubatezeho byinshi, because without you nothing is possible, kubera ko mudahari nta na kimwe gishoboka. Now let's get to work. Ubu rero reka tujye mu ngamba. See you very soon in the stadium. See you very soon on the stadium. Vuba cyane murambona muri stade tuhabonanire. Ahita yandika mu Kinyarwanda ngo dukomeye turi kumwe. Ibyo ni wasira. Wasira imuhaya ngata ko editing. Mbere yo kugakora bo yakamurikira atakagafata tugateke. Y'ubururu n'umweru. Rayon Sport yabonye rutahizamu, irimo na closing deals zayo zo gusinyisha, ngira ngo ni nayo mukinnyi wa nyuma ahubwo winjiye muri Rayon Sport. Ku biro 82 metero na 97, ubuhanga afite cyane no gukinisha ukuguru kw'imoso, akaba yaravutse tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 2001, yigeze no gukinira ikipe y'igihugu ya Cameroon ya under 23. Ya under 23. Ku bwa Radio Rwanda tukongera kuyibutsa ko ntabwo turi mu mayipinge, dutegereje Ruhangwa. Nta nubwo turi mu munenge. Ntabwo turi mu munenge, azagera hano icyo bita Ruhangwa Mboni. Umukinnyi azagera hano ku munsi wo kwa kabiri, ejo bundi kwa kabiri. Hanyuma Gardie bakwe muri Cameroon nawe azagera hano ku munsi wo kwa gatatu mu Rwanda. Birumvikana bazahita bakomereza Igicumbi. Igicumbi naho tugiye kuhajya none muri match ya munsi rwose.
nibagera rero igicumbi bazitoza kimwe n'abandi ariko bitegerejwe ko iki cyumweru Rayon Sport igomba kuba irangiza no kwishyura Eritatu ndetse na Zube ku buryo bagomba kuba barangiza ibintu byose na Mukura. Rayon Sport bambwiye ko umukinnyi wabo wese bazakoresha muri iyi sezo mo bamaze kwishyura azaba yamaze kugera mu Rwanda yanakoze imyitozo ku buryo abazaba bazanira kuri Rayon Sport Day bakababereka bafite amajezi na nimero bazambara kuri Rayon Sport Day niho bazabimurikira kuri Kigali Palace Stadium. Rayon Day ni kwa gatandatu tariki 18 kwa gatandatu ahubwo reka nze mbaze Samu amatike ni kwa amaze kugurwa gatandatu ku gihe kwa gatandatu hanyuma bakababwira bati bareyo so kubereka gusa abakinnyi na nimero bazambara bya birori baba bateguye n'aba DJ n'abahanzi n'aba MC biba biryoshye tuzanongeraho rwose yuko tuzanabafasha kubereka umukino mwiza uryoheye ijisho. Bamwe mu bakinnyi bamaze igihe bakora imyitozo birumvikana nka Bayisa Jigba bazagera umwanya uhagije wo gukina n'aba ngaba baje nyuma. Abareyo baravuga bati nabo ko twari dukeneye kubabona ngo barashaka kuzabaha iminota mike kuko ni match ya gishuti wemerewe gusimbuza abakinnyi bose ushaka ushatse bakoramo 11 ugashyiramo abandi 11 ataho ngaho nabwo tuzagira iminota tubaha nabo mubabone bakoraho kuri baro gake gake murebe niba nk'uwo Rutahizamu Kamenise azi kwifunga ku moso ye ku mbaraga ze n'ibindi. Bakaba bavuga bati rero mugure icyo bita amatike. Mwibuka ko stade ni ntugeranyije nuko bari kujya muri stade Amahoro mugura amatike atari yahenda mugura amatike mubizi neza yuko niyo match yonyine muri bwongere kureba Rayon Sport nyuma y'igihe kirekire abakinnyi bari muri vacances murabizi ko izindi mutemerewe kuzireba nk'iya Jamus ngoma amatike ni mugura amatike ko tugiye gukina n'ikipe n'ubundi zaba iri muri Sekafa ikomeye ya Gor Mahia aho muzabona n'ishusho y'ikipe yanyu muri Sekafa. Ubwo rero abareyo nahabo gukanda kanyenyeri bakagura tike ubundi bakitegura Rayon Sport Day cyane ko iyo kanza kanyenyeri arumva 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ushobora kugura tike yawe. Ndagasubiramo bwa nyuma kwizigera hari abantu umara kuvuga ibintu rwose kuri radio nyuma y'iminota 2 ukabona ngongira kakanyenyeri ntabwo tugasubiramo kuko tuba twagiye mu yindi ngingo kandike mukanya ntube uvuga ngo ni mugasubiremo ko tuba twagiye kuri match ya Jamus na akanyenyeri 9 3 9 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ubundi ukagura tike yawe bijyanye n'umwanya ushaka kwicaramo. Bwa nyuma gura tike witegure Rayon Sport Day mukina na Gor Mahia ureba izo ntwaro zose ukanda akanyenyeri 9 3 9 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ubundi ube wibitseho tike yawe. Ahangaha nanjye no nshaka kureba hari ikibazo cyanjye wakwebye nifuza kwansubiza nko mu munota umwe cyangwa 2 kuko numva ari nk'inama kuri Rayon Sport n'abakunze ikipe ya Rayon Sport. Nakubwiye nibyo Rayon Sport ikugura abakinnyi bakiri bato twinjira no muri project baganirije Rugaju ni ibintu byumvikana ariko kandi ntekereza ko Rayon Sport igomba kuganiriza abareyo ko bari mu nzira nziza yo gutegura ekipe. Ushobora gutegura utwara ibikombe ariko nanone nibazave umukinnyi mu gihe yaza uvuga ngo yaciye hanaca muri izo Saudi Arabia na hehe nguze kumunenga uburyo ari gukina uyu munsi. Nicyo kintu nakubwiye ni uko byamera kose nanone ni indi room abantu bagomba gutegererezamo ariko Rayon Sport kabiri gukora amasezerano meza yo gushyiramo clauses zishobora kuzayibera inyungu kuko urebye abakinnyi bose iri kuzana kuvanye hanze nabaza gukomerezaho kariyeri yabo mu Rwanda ahubwo ntago ari babandi ubundi twajyaga tuvuga ngo baje kuyisoreza mu Rwanda. Ngira ngo Rigoga abakunzi ba Rayon Sport ndetse n'abanyamupira muri rusange
niba ari imyaka amaze kugeramo njye nsigaye nkunda kuvugisha ukuri Niko kuko ibintu kwiza ariko. bitekereza nta kunyura ku ruhande twasobanuye kuri projet ya Rayon Sport mu by'ukuri Rayon Sport gufata umwanzuro wo kugura abakinnyi bari munsi y'imyaka 25 kandi bafite profile ko bahamagarwa mu ikipe y'igihugu ni ikintu kiri very positive kiri positive ariko mu buryo bugaragara ko buri ari bwo muri future hari uburyo bubiri bwo kubaka projet Rayon Sport kubera ko ari ikipe y'abafana benshi ntiyihanganira cyangwa se abafana bayo ntibihanganira kubona ikipe itarimo ira challenginga mukeba wabo APR ku bikombe. Ni ikipe ikeneye kubwizwa ukuri n'abayobozi bayo bagasobanura neza icyo barimo barategura. Hari ibintu byiza biri positive byabaye mu igura n'igurisha rya Rayon Sport muri uyu mwaka. Mbere na mbere kwa pointinga directeur sportif ubizi umuhanga. Icya kabiri kugumana umutoza hari ingingo bakanamwemera gushaka abamwungirije ni cyiza cyane kuko niwe wihitiyemo ba Sostene ndetse na ba Sasha. Icyo ni icya kabiri n'ikizima. Icya gatatu ni ukugura abakinnyi bazi umupira ariko bakiri bato. Bivuga ngo nge kubwanjye uko mbibona Rayon Sport ntabwo ari ya kipe ije ngo none ahita ibaprometa ngo tugiye mu matsinda ngo tuzazanye shamla ngo yote dutwara shampiyona ngo na Peace Cup ngo tugahita tujya no mu matsinda. Uko mbibona barimo barubaka ikipe yakina umupira mwiza usukuye igashimisha abafana mu mikino bazatsinda ariko niyitatwara ibikombe akaba ari ikipe ibaha icyizere cy'uko mu myaka iri imbere bazaba bafite ikipe noneho yahatanira bya bikombe. Njye niko mbibona mbibona nka projet ikiri mu ntangiriro ishobora kuzajya igaragaramo imikino batsinze ariko ataruvuga ngo ni projet yo guhita itwara ibikombe nona. Urakoze cyane. Hanyuma icyo rero barumbaje ku bakinnyi ntabwo umukinnyi wanyuze muri ayo mashampiyona agatwara ibikombe muri Aziya kuza muri Rayon Sport mu by'ukuri nawe bwawe ushyize mu nyurabwenge ntabwo Rayon Sport yamugurisha projet kandi Rayon Sport nta kintu ifite cyo kumupresenta ntiyamwereka ngo igikombe batwaye uyu mwaka ahubwo ni umukinnyi nawe ubwe uba utakirimo arakoreshwa cyane muri club avuyemo. Ni nayo mpamvu n'amasezerano yaba yari expiye ko aba yanyuze mu makipe y'abaprofessionnel ntibamwongera andi masezerano. Hari ibyo baba bamunenga hari ibyo baba babona bitagenda neza. Rero icyo navuga cyo ni uko Rayon Sport yamuha iyo exposure ikamuha urwo rwego n'iyo promesse Rugaju yavugaga yo gukina bakongera bakamuzamurira urwego. Ariko uko mbitekereza ntabwo ari umukinnyi waguzwe kugira ngo aze kubakira ibigwi n'amateka muri Rayon Sport. Ahubwo ni umukinnyi waguzwe kugira ngo Rayon Sport yongere imusubire ku itara. Kumufasha kumusubiza ku itara. Yego. Urakoze cyane. Tujye mu Igicumbi. Inzove ntizijya zimva mu mutwe. Igicumbi ikipe ya Rayon Sport yahakiniye umukino wa gicuti ni ikipe ya Jamus nari nabonye itangazo yuko hatari umukino uri open ku bafana kugira ngo baze kuwureba. Sinzi niba waragize amahirwe yo gukurikirana amakuru y'imyitwarire y'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport muri uriya mukino wa mbere bakinanaga n'ikipe ya Jamus. Byabaye ibitego 4 by'ikipe ya Rayon Sport ku bitego 3 by'ikipe ya Jamus. Bakitoga baratsinda Atiso nawe atsindamo igitego. Niba arabonye amakuru avamo imbere ahakiniwe umukino imyitwarire y'abakinnyi ari iyihe kugira ngo tujye no mu ikipe ya APR kuko nabo bakinnye umukino wa gicuti. Abareyo icyambere binjijwe ibitego byinshi. Yego avuga ati Jamus nayo si ikipe yoroshye, ikipe izakina Sekafa ariko urumva ko akiri utukosa mu bwugarizi zamurira gufatamo na Kuyate agasimburwa na Yves ariko bareyo nyine barakubwira bati ikipe yacu rege ntiyuzuye. Bakubwira ati se twebwe ntidufite umuzamu wacu wa mbere abakinnyi benshi nibashya ntiturakora imyitozo ihagije. Bakakubwira bati rutahizamu yari ataraboneka. Urumva hari impamvu tutari nyine kwinjizwa byinshi nubwo nabo binjije byinshi ariko all in all hari abakinnyi rero bona abantu bashimye surtout nka Issa Djigba watanze imipira 2 yavuyemo ibitego
Tony Kitoga watsinze 2, hari Atiso waje gutsinda igitego, Gloire Ngonge yashoje isaza ameze neza, yongeye kugaruka ameze neza. Navuga yuko konsani nini nyine iri inyuma no mwizamu, niho bavuga bati dukeneye kugira ibyo dukosora, surtout nka defense itaramenyerana ikora amakosa menshi cyane. So urumva aba defenseur ba Rayon Sport n'ubwa mbere bakinanye, bwa mbere mu mateka yabo, kongeraho ko n'umuzamu ntawe turabizi urwego rwese umuzamu mwiza rwose, bakagira impungenge rero kuri nimero 6 kuri ubu. Abagize impungenge kuri nimero 6 kuri ubu abareba bambwiye bari igicumbi batoya, abareba ntibagira ikibazo kuri nimero 6 ati Muderi Akbar yakinnye akoze umwitozo wa 2 gusa. Rero nta umukinnyi mwiza, turwego rwe rwose rurashimishije, no umuntu utaragira nyine igihe gihagije nyine yitozanya n'abandi. So urebye bo muri kampo ya Rayon Sport barasa n'abantu bafite icyizere ko bamaze kubaka ikipe nziza. Banafite icyizere bavuga ngo aba bakinnyi nibamenyerana kuko ari bato bazakora ibintu bikomeye, ngo aya makipe y'Kigali bazayakubita cyane. Ntabwo wagana n'ubuzi bw'ikipe ngo bukubwiye ngo tumeze nabi, turapfuye, twaguze abakinnyi b'amafuro. version na kuye no. Rero tuzakubonera muri njye no muri Sekafa ni ya version yanjye ndayikura ku kiganiro cya Muhire Kevin, umuntu wabaye kapitene wa Rayon Sport, nk'umukinnyi wa Jamus wari uri mu mukino nyirize. Nizere ko iri positive. Oya ntabwo iri negative. Umuntu witwa Muhire asigaye akubita cyane. Oya Muhire Kevin aragira ati ikipe ya Rayon Sport ngereranyije no ko yari isanzwe igura kuri uyu mwaka, navuga ko yaguze neza. Aravuga ngo hari umukinnyi twahuriye hagati mu kibuga bita Ibrahim Jingale, ati umukinnyi yatugoye ku buryo tutabitekerezaga. Rayon Sport ahangaha yaguze neza umukinnyi bita Ibrahim Jingale, iminota yakinnye ngo yagaragaje ko afite urwego rwiza. Ibyo birajyana n'umukunzi wa Rayon Sport watwandikiye kuri YouTube ubwo ukomerezaho, nuko ndi kumushaka simubona, ariko nasomye ubutumwa bwe. Yavuze ati twebwe uyu mwaka ikintu dushimira ikipe voilà niyigaba Emile yavuze ngo Rayon Sport mu myaka 7 ishize nibwo iguze nta kavuyo kayirimo, gusa uko izakina kose tuzabyihangana. Sako cy'ibintu bya Rayon bashyiramo kwihangana cyane. It's as if expecting ko itazakina neza. Oya izakina neza.